ndabasuhuje bakunzi ba P-Mining TV aho muherereye hose, wowe uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, wowe ukurikira umuyoboro wa P-Mining TV ndagusuhuje. Uyu munsi rero nzanye update tugiye kuganiraho. Update tugiye kuganira ni update 3 kandi nurangara urasanga uri muri abo ngabo bagiye gutwarwa n'izi update. Icyo usabwa rero kurikira neza, ukurikire update uko zigiye zikurikirana kugira ngo nawe utazisanga muri abo bantu bagiye guhura n'icyo kibazo tugiye kuganiraho. Rero ugiye kubagezaho kino kiganiro nk'uko bisanzwe ni Felix, channel yo ni P-Mining TV. Ahaye ikaze. Wowe mushyashya rero kuri uyu muyoboro urakanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo igihe cyose ikiganiro kinyuze kuri P-Mining TV nawe kizahita kikugeraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, washaringa, kanda like kugira ngo mujye munyereka yuko ikiganiro cyose kiye kuri P-Mining TV namwe mugikurikira. Bahaye ikaze. Update tugiye kurebera hamwe rero ni izi ngizi. Update ya mbere, abantu benshi cyane barimo baranyaga Pi Network cyangwa Pi Coin bitwaje izina rya Pi Network. Mwumva ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu abapayona badakwiriye kwibaza cyangwa badakwiriye guhita bavumbura aka kanya. Ariko Pi Network yaduhaye update tubwira yuko hari abantu barimo bitwaza izina rya Pi Network bakaza kunyaga Pi Coin. Aha rero ndagira ngo tuhaganireho ugende gakeya kugira ngo nawe umenye icyo ugomba gukora kuri update duhawe. Hanyuma update ya kabiri, turaza kurebera hamwe impamvu abapayona badakwiriye gufata Pi zabo ngo bazisesagure bazigurishe nk'abagurisha amasuka. Ni iyihe mpamvu igiye gutuma ufata Pi yawe ukaba uyibitseho akanya gatoya? Hanyuma update ya nyuma ariyo update ya gatatu, noneho turaza kurebera hamwe ama exchange yemewe na Pi Network kugira ngo abikure Pi Coin. Ni nayo mpamvu Pi Network yahise ishyira hanze ayo ma exchange kubera ikibazo cy'abantu bazaga bitirira Pi Network bitwaje ngo baje kubikura Pi kandi ari abasikama baje mu izina rya Pi Network. Aha rero nk'abapayona, umupayona agomba kumenya ubwenge kandi agomba kwitondera igihe cyose ugiye kubikuza no kugira amakenga. Nukurikira iyi video yose rero ukayirangiza, uraza kuyirangiza nta muntu n'umwe wagutwara Pi yawe. Bahaye ikaze rero. Update ya mbere tugiye kuganiraho twayibonye, tugiye gutangira turebere hamwe impamvu abantu benshi cyane baza bitwaje izina rya Pi baje kunyaga Pi Network cyangwa Pi Coin. Mu by'ukuri biragoye kugira ngo ufate ririya zina rya Pi Network wiyumvishe yuko atari Pi nyirizina. Urugero, nuza wenda ukabona update yanditseho Pi Network kugira ngo uyitandukanye na Pi nyirizina, urumva ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu akanya niba ubonye link igusaba kubikura Pi cyangwa umusaba guhana exchange mukavunjishanya, banza witonde wibaze ngo uyu muntu noneho ushaka kugira ngo tubikuze Pi cyangwa angurire Pi ni mu ntoki. Numara kwibaza ako kabazo niho uza guheraho noneho maze uba uhita ugira amakenga yo kugira ngo uze kwibuka yuko ashobora kuba ari umusikama. Ariko igihe cyose bano basikama barimo baza bitwaje izina rya Pi, biragoye kugira ngo batandukanye na nyiri umushinga ubwiwe. Aha rero baje kuduha na update ziza kutwereka noneho ahantu twemerewe kubikuza
payi zacu nta rwikekwe na rumwe. My friend, wowe ufite payi muri available balance, icyo usabwa itonde, nta mpamvu yo kwirukanka, payi ni iyawe n'amafaranga ni ayawe, ejo utarinda guhomba kubera kwirukanka cyane. Gerageza ushishoze ubone kubikuza cyangwa ubone kugurisha payi zawe. Aha rero iki gihe cyose cyangwa igihe cyose uzaba ubonye izo liki, uzaba ubonye umuntu wese waza witwaje izina ry'undi muntu uje kunyaga, gerageza muripotinge mu bapayona hose muri rusange mu magurupe atandukanye kugira ngo umuntu amenyekane ataza kuzengereza abapayona benshi cyane. Yes, turihuta rero tujye kuri update ya kabiri, noneho turebere hamwe impamvu noneho abapayona dukwiriye kugenda gakeya mu kugurisha payi. Yes, nibyo kugurisha payi biremewe kandi ni iyawe, nta muntu ukwiriye kuza kuyobora uzakoresha payi zawe. Ariko noneho ngiye kwereka bimwe mu byiza biri buze gutuma payi yawe uyiretsaho akanya gatoya kuyigurisha. Yes, niba mu gitondo wagiye kuri coin market cap cyangwa wagiye kuri aya exchange n'umuntu wagiye yejo ndetse n'ejo bundi hashize, uraza gusanga harimo difference ndende y'impinduka zimwe zigenda ziba kuri iri faranga cyane. Uraza gusanga hari impinduka nini cyane zabaye, ari nayo mpamvu ngira ngo nkwibira ibanga iyi payi coin izagira agaciro kanini cyane. Ese ubu wemera yuko iyi payi coin nk'uko aba payonazi bashyizeho kiriya giciro cya GCV, iyi payi coin ntirenze imyaka 3 itaragera ku giciro cya GCV? Ndakurahiye. Ati kubera iki? Buriya nimba ifaranga ryasohotse riri unstable, niba iyi coin yasohotse iri unstable, biragaragaza yuko izakomeza ikazamuka. Reka mbaho urugero rwiza cyane. Nk'umuntu wagiye ku isoko cyangwa wagiye muri aya exchange ejo ku isaha ya 3:00. Murabizi ko ejo ku isaha ya 3:00 ejo hashize, ntabwo ndimo mvuga ejo hazaza. Ejo hashize umuntu wese wagiye kuri iriya exchange mu masaha ya 3:00 yarahombye. Tekereza none umuntu wagiye ku isoko 3:00 none n'umuntu wagiye mu masaha ya 10:00. Masaha ya 3:00 hagati saa 4 payi yari iri kuri 0.7. Yes, birangije wera saa 8 saa 9 payi irazamuka ihita yikoza kuri $1.5 gutyo. No, 20 na bingahe gutyo, 22 ndumva ari aho ngaho. Ariko noneho uyu munsi none umuntu agiyeyo yasanze noneho nanone hazamutseho, yavuye kuri $1.22 iragenda yikoza noneho ku $1.56. Murumva rero ko umunsi urimo ugenda uza, uko amasaha arimo agenda azamuka, iriya faranga aragenda rikura rihindura igiciro. Aha rero niyo mpamvu ngarutse kugira ngo tuze noneho nk'abapayona mubona mudafite ibibazo, mugerageze mufate ano mapayi yanyu ya stock, shyira ahantu witurize maze wicecekere. Ubu ni hamwe niba ndimo mvuga gutyo bahita batangira ati twebwe twararokinze. Nibyo koko mwararokinze. Hari umuntu warokinze imyaka 3, hari uwarokinze umwaka umwe, ndetse hari n'uwarokinze amezi 6. Ariko noneho nimba ufite nka payi 50 ushobora kuba warokinze 25, hasigara n'undi 25. Muri izo 25 ushobora kuzitanga nk'uyu munsi ku $1.56, ejo mu gatondo tayari ukazinduka usanga zigeze ku madolari wenda nk'ijana kuri payi. Ndakurahiye ahangaha wavuze induru ubyutse ugasanga uko byagenze.
ariko noneho inama nyamibwa, we fata payi nkeya, zikubwiye ngo zibike zose kuko abantu bagira ibibazo bitandukanye, kandi unabishoboye wanazibika. Inama nyamibwa, fata payi nkeya uzitange, none nawe wisigarize muri cya gihe zaba zazamutse nawe uzabone icyo urwarizaho. Yes, uzabona icyo urwarizaho uko ushobora kuzagenda ugasanga igiciro cyazamutse kandi wararokinze, wareba ukuntu abantu bacikuzamo amafaranga kumva agahinda karakwishe. Ushobora guhita unasara twibuke ko wanarokinze payi zawe, bikaba byatuma uta ubwenge. Aha rero mugerageze murokinge, ariko nubwo murokinga mugerageze nanone muzigame, mujye muzigama kuko ntawe uzi uko ejo buzaba bumeze. Aha rero bivuze kubera uko mbona ano ma exchange zino Picoin zimwe zigenda zihindagurika, kandi buriya noneho buriya witegereje ushobora gusanga kino giciro ama exchange arimo atanga ugiye kuri ariya masoko noneho ijana Pi network yemeje, ushobora gusanga arenze. Kimwe nuko ano ma exchange ari hano muri Afurika ntabwo biriya bihugu bikomeye arimo akora. Ese wamenya gute biriya bihugu bimwe bikora gute? Aka rero ni akadeyi bakinze Abanyafurika, mumenye ubwenge. Umuzungu azi ibijyanye na kiripto ntabwo arimo afata ifaranga ryiwe abigezeho, ahubwo arimo arayafata abashikuzamo zino payi azijyana iwabo. Ibyo nabyo mubitekerezeho cyane. Ni ukubera iki ano ma exchange ari hano muri Afurika? Ni ukugira ngo bafate zino payi zawe wamayindinze bazikuguriye ku dufaranga dukeya, mu gihe gito bahita bayizamura ifate ku giciro cya GCV. Ubundi abari abazungu bakomeze aribo bateye imbere, Abanyafurika mukomeze muri hasi mube mwarabakoreye ku buntu. Gerageze rero umenye ubwenge, niba barusha ubwenge mubereke ko natwe ubwenge baturushije twabavumbuye. Yes, tubereke ko ubwenge baturushije natwe twavumbuye yuko baturusha ubwenge. Fate payi zacu tuzirokinge, tuzibike mpaka igiciro bashyizeho natwe aricyo tugendeyeho. Ariko ubundi mwibuka yuko kugeza n'iyi saha nyiri umushinga ataratangaza igiciro. Usibye biriya biciro biri mu ma exchange, nyiri umushinga ubwiwe ntabwo arigera atangaza igiciro. Aha rero nabwira ngo mugerageze ba pioneers, mwebwe mubasha kumva vuba. Hari n'abandi bafunze bavuga ati areke twebwe turakora icyo dushaka, hari n'izacu, ariko wowe ubasha guhita utekereza vuba ikintu kigeho. Hanyuma rero teka dukomeze kuri update ya gatatu. Update ya gatatu noneho turaza turebera hamwe noneho kuri ba bantu binangiye banze kumva yuko ushobora kuba bakipinza izo payi zabo ngo arindire akanya gatoya. Noneho wowe nimba ugiye kuzitange ku giciro kizwi, noneho zitange ku ma exchange yamaze gutangwa na Pi network. Ejo nibura nunazitanga uzazitanga ahantu hazwi, ejo utazaziha umuntu azigutwara noneho ku buntu. Exchange rero zamaze kwemerwa na Pi network ni izihe? Ejo bundi twari dufite ama exchange ane, ariko uyu munsi hamaze kuzaho iya gatanu. Ama exchange amaze kwemera kubikura payi ni ama exchange atanu. Izi exchange rero ni izihe? Iya mbere nk'uko ariyo yamamaye cyangwa tuzi cyane ni exchange ya OKX. OKX yamaze kwemeranwa, irimo irabikura payi kandi irayibikura neza. Rero ushaka kubikura, gerageza ukoreshe zino exchange zemewe, weye kubona abandi baturutse ku ruhande bazaza gushuke. Exchange ikurikiyeho niyo twita Bitget. Bitget nayo yemeye kubikura payi. Indi ikurikiyeho niyo twita Gateo. Gateo nayo irimo irabikura payi kandi neza. Ya kane niyo twita Pionex.
Pionex irimo irabikura payi. Hanyuma indi niyo twita Mexic. Mexic nayo ni exchange irimo ibikura payi. Zino exchange eshanu rero mugerageze muhari zo mukoresha, ndaza kuzibashyirira kuri screen muzirebe, ejo utazagira exchange uza mugakorana kandi itemewe na payi. Izi nizo exchange payi yamaze kulistinga zemewe zirimo zibikura payi. Aha rero nuza kugira ikibazo cy'izi exchange, uraza kwandika muri comment, ndahangaha kugira ngo dufatanye ndabafasha 100%. Nzi neza yuko nta muntu uzigera uhomba yakurikiye P-Mining TV. Yes, ubaye ufite ikibazo, ubaye ufite inyunganizi, ubaye ufite ikindi kintu kirenze ku byo tuvuze akanya, wibyihererana kwandike muri comment, dufatanye turahangaha kugira ngo dufatanye. My friend, ndabashimiye kandi bashishikariza kugira ngo mujye mukomeza mubane nk'uko Pi Network idushishikariza. Bye bye. Picoin.